Mbere yuko tugira ikintu tuvuga umva iyi mibare buri episode yose iri kuri Prison Break igiye ikoreshwa hagati ya miliyoni ebyiri n'ebyiri na magana atanu zose z'amadolari. Season yayo ya mbere ifite episode 22 bivuze ko yakoreshejwe budget ya 24 na 44 zose z'amadolari. Mu bintu byatumye iyi season ihenda ku rwego rudasanzwe nuko yakuruwe muri gereza ya Nyayo ariko yari yaratawe. Ayo mafaranga bayikoresheje urebye nta gatonyanga mu nyanja urebye nayo bayungutsemo. Prison Break yaragiye irakundwa ku rwego rudasanzwe ku buryo buri muntu wese wayikozeho yamuhinduriye amateka ku rwego rudasanzwe. Nk'ubu umwe mu bakinnyi b'ibanze T-Bag yishyurwa hagati y'ibihumbi 50 na 70 byose by'amadolari. Kugira ngo akine gusa ayo mafaranga nuyashyira mu manyarwanda urahita ubona ko T-Bag yishyurwaga miliyoni 80 z'amanyarwanda mu gihe yakinaga episode imwe. Aho ubundi buvuze kuri T-Bag gusa utavuze kuri Michael Scofield, Deacon Barrows cyangwa Sarah Tancred. Ubundi iyi filime ivuga kuri Deacon Barrows, umugabo ukatirwa igihano cy'urupfu ashinjwa kwica umuntu kandi icyo cyaha ataragikoze. Kubw'amahirwe aba afite murumuna we ufite ubwenge budasanzwe uza kwiyemeza kumukuramo uko byagenda kose. Uyu Scofield aba ari umugabo wiyubaha kandi ufite ikinyabupfura kandi ari n'inyangamugayo. Akora uko ashoboye kugira ngo azagere muri gereza mukuru w'abapfungiyemo, gusa icyo batazi ni uko umugambi we uzivangamo n'inkozi z'ibibi. Mbere y'uko dukomeza n'inkuru ya Prison Break hari ibintu byagiye bibera kuri set yayo bitangaje. Umukinnyi wayo w'ibanze Robert Nipo wakinnye nka T-Bag ubundi se neza ntabwo zagombaga kurenga season ya mbere. T-Bag yakinnye se neza kandi ku rwego rudasanzwe ku buryo director w'iyi filime yahisemo kwita amukinisha muri season z'iyi filime zose. Kuri ako kuntu T-Bag yigiraga narabye indimi ntabwo byari byanditse muri District, ahubwo ni T-Bag abyizaniye kuri set. Mbere y'uko batangiraga gufata amashusho y'ifilime ya Prison Break barabanza bagafata amasaha hagati ya 4 na 5 barimo gushyiraho tatu kuri Michael Scofield, nubwo bafataga n'indi saha bagiye gusoza yo kuzimukuraho. Izi tatu zezarana batwaye arenga ibihumbi 20 by'idolari kuzikorera design gusa. Ni ukuvuga ngo narenga miliyoni 30 zose z'amanyarwanda yagendeye kuri tatu gusa. Mu gukina iyi filime ubundi Sarah Tancred wakundanaga na Michael Scofield yagombaga kuzapfa muri season ya gatatu. Ni nako bigenda muri season ya gatatu ariko abafana bahise batera urusaku kuri Box River bavuga ko bashaka uyu muri Sarah Tancred uko byagenda kose. Iyi ni niyo mpamvu bamubonye muri season ya kane. Nk'uko twabivuze hejuru, bimwe mu bintu byatumye Prison Break itwara amafaranga menshi kuko yashutingiwe muri gereza ya Nyayo. Iyi gereza amazina yayo ya Nyayo ni Juliet Prison ariko muri Prison Break baba bayita Fox River. Gereza mu ruhande rwo hanze yasaga neza ariko mo imbere yari yarangiritse ku buryo byabasabye kubaka utundi twumba. Utu twumba twari twegeranye dushyushye. Iyi ni mpamvu wakundaga kubona abakinnyi babize ibyuya cyane. Niba iyi season wayirebye wabonye ko Michael Scofield we na genge yiwe bacika baciye mu mwobo wa toilette. Uriya mwobo kugira ngo bawucukure banawusukure byabatwaye amezi 3 barimo kuwutunganya. Nubwo iyi gereza yari ishyushye cyane ntabwo byabujije aba makeup artist kudekura abakinnyi biriya byuya byabo bizagaragara nk'ibyanyabyo koko. Nk'ubizo makeup z'ibyuya zakoreshejwe kuri scene zanakunzwe cyane. Iyo scene iri kuri season ya mbere kuri episode ya 5. Ubushyuhe bugera muri gereza harimo Michael Scofield wabiteye ashaka kureba igihe bishobora kugifata mu gihe abapolisi baba bageze muri gereza hari imfungwa zacitse. Mbere y'uko bashutinga amashusho ya Prison Break yagiye kuzana amashusho y'imfungwa za nyazo yereka abakinnyi b'uburyo imfungwa zitwara kugira ngo bizamworohere kuri set. Abantu bahembwaga amafaranga menshi buri ko bakinaga episode twigize kuvugamo T-Bag ari ku mwanya wa 4. Ku mwanya wa 3 hari Sarah Tancred wahembwaga hagati y'ibihumbi 75 n'ibihumbi 100 by'idolari. Ku mwanya wa 2 hari Deacon Barrows wahembwaga 105 kugeza ku 150 by'amadolari. Ku mwanya wa mbere hari Michael Scofield wahembwaga ku 175 kugeza kuri 200 by'amadolari. Franga Prison Break yinjije nakazwi neza ariko hakurikije amasede n'amalicense imaze kwinjiza miliyoni 800 z'amadolari. Ayo ntayazwi ari n'ayatazwi. Katwizere ko wadukoreye subscribe ukaba watubwira igitekerezo muri comment cya filime twazagukorera ubutaha. Kandi we twabanye muri kuvira muri kino kiganiro turagushimiye cyane.